ikaze nanone kuri Kasa TV televiziyo ushobora gukurikiraniraho ibyamamare byinshi cyane ndetse n'utundi tuntu twinshi cyane tw'ubwenge. So murabona ko ndi kumwe n'abantu benshi rero, ndi kumwe n'abantu benshi hano kuri Kasa TV. Ibyamamare byinshi cyane, abakobwa benshi beza, abapasiteri turi kubona turi kumwe nabo. So kuri Kasa TV rero wabikurikirana wiyicariye iwawe, kora subscribe, ukore share ndetse utere na comment. So turi kumwe n'ibyamamare rero twagiye tubibona kuri televiziyo nyinshi nka Bushake TV. So tukaba rero tugiye kuganira n'ibi byamamare, mukamenya byinshi kuri byo, mukamenya inkomoko yabyo, mukamenya mbese ibyo bakina babikura he. So tugiye guhera kuri ruhande rero ruriho umugabo rwose w'igikwerere wambaye neza, wambaye nk'abapasiteri rwose. So reka rero tumuhe ijambo tumwumveho byinshi birenze. Pasiteri mwiriwe neza? Ngaho neza. Watangira wibwira abakunzi ba Kasa TV ukababwira mbese biri ukina ubikura he, ubikora ute, ko tubona uri umuhanga, biva he, ni impano yawe, bimeze bite? Iriya ni impano buriya barabivukanye, tuba twarabivukanye, tuba dufite impano yambaye cyane. Kuba mudusanze hano kugira ngo tuganire kuri Kasa TV ni byiza cyane. Gusa muri iyi minsi tuba dukina amafilime menshi cyane kuri channel none yitwa Bushake TV. Mwabonye ko abantu benshi nyine nzi nka rutabizabi, ariko muzo dukina muri iyi minsi babonye ko ndi pasiteri, ariko ni ibintu bisanzwe muri rusange. Rero ni impano tuba twaravukanye. Sawa, urakoze cyane pasiteri. Rero dufite benshi bo kubaza ibibazo byinshi hano, hari abari beza b'u Rwanda. So tukaba turi hano rero ku mugore w'igikwerere, twamubonye muri nyinshi kuri Bushake TV akina ari Mama Lucky, ashwana n'umugabo n'ibiki. So turagira ngo Mama Lucky utangire wibwira abakunzi ba Kasa TV ndetse ubabwire n'uburyo ukina bakumenyeho byinshi cyane. Murakoze. Nge nzwi kuri Mama Lucky, ariko ni umuntu uraho tu nyine ukunda ibintu by'amafilime, ibintu byo gukina ndabikunda cyane, niyo mpamvu ubona mba nabyitabiye cyane. Kandi kuba mudusanze ahangaha twari twegeranye nk'abakinnyi, turebe ko hari ikindi twageraho, turebe ko twatera imbere. So turakomeje no ku ruhande rwo haruguru, uriya mukobwa mwiza wambaye akantu keza kagaragaza uburanga bwe nk'uko mubibona kuri Kasa TV tuba tuhababereye. So tukaba tubona umukobwa hariya w'igikwerere, reka atangire nawe twibwira, atubwire uburyo yinjiye mu mwuga wo gukina izi filime, nk'uko twagiye tumubona akina kenshi mu tuntu tw'udukomedi tugiye dutandukanye, aryamanye n'abagabo b'abandi ndetse n'ibindi araza kudusobanurira mbese impano abikura he. Aracyari kuri Kasa TV, wowe icyo usabwa ni gukora subscribe, like, ugakora na comment kugira ngo ubashe gukurikira ibyiza n'ibi. So reka tumuhe ijambo nawe agire icyo atangariza abakunzi ba Kasa TV. Njyewe Alice, ndi umukobwa ukina filime. Njyewe kuba nyina ndi mu gitanda n'abandi bagabo b'abandi ntago ariko mbikora, ahubwo ni inyigisho mba ndi gutanga kugira ngo bamenye ko guca inyuma abagore b'abandi ari bibi. Njyewe nta kindi mba ndengejeho, mba nyina ndi mu gitanda dukundana nsomana nabo, ariko ntago ari byo. Yego Alice, urakoze gusobanura neza uburyo mukina ibintu byanyu, ariko mu bintu mukina rwose natwe ababireba cyangwa se abakurikirana Kasa TV tubona hari akantu kajemo natwe ku buryo tugira uburyo tuba tumerewe. Mbese mwebwe muba muri kubikina nta buryo nyuma biza kurangira mukajya gukora ibindi birenzeho, cyangwa birangira kuri? Hoya, ahubwo hari benshi bazi neza ko mbikora, ariko ntago ariko mbikora. Mba ndi kwigisha Abanyarwanda, ndi kwigisha abantu bose, ntago nje mbikora, ari inyigisho ndi kwigisha abantu. Aracyari Shina, umunyamakuru wanyu kuri Kasa TV, ibi byose ugenda ubibakurikiranira. So tugeze ku wundi mwirabura mugenzi wacu rero. Mwirabura nawe yagiye agaragara muri filime nyinshi cyane, akaba yitwa Murakoze. Yitwa Francine,
ibintu mba ndi gukina mba nubwira ngo nigishe abanyarwanda nabo bazabimenya. Okay, none se muri filime wakinnye Francine ko twabonye ukura udukingirizo cyangwa se mu kindi kirimi prudence, buriya ukizibona we nta kantu k'ubushake wagize mu mubiri cyangwa ukajya kure cyane? Ahubwo naribonye ndikanga nuko nyine mbyereka abamawuja barabibona nuko nyine. Sina ndibuka indi filime y'abanyarwanda cyangwa se abanyarwandakazi bakubonyemo, umumotari aguteruye rwose ari kujyana nk'umuzigo akose buriya. So mbibutsa ko izo filime turi kugenda tuvuga ushobora kuzikurikira kuri Bushake TV, ugakora like cyangwa share comment byose ukabikora kugira ngo izo filime uzazirebere nawe. So turacyari kuri Francine rero, bamutereye nk'umuzigo ariko se utangisi wowe uriya nakotamiza uriya uramwari w'u Rwanda wateruraga uri mujyana nk'umuzigo byari bimeze bite? Tubwiye unabwire abakunzi ba channel yacu Bushake TV ndetse na Kasa TV. Mbona biza cyane kuba twasuye Kasa TV, abatureba ni biza cyane rwose nkuko yakomeza kubivuga, gukora subscribe mukajya muri filime zacu cyangwa se comedy ndetse mukamenya n'ibiganiro bice kuri Kasa TV, ni biza cyane. Ikibazo numbaje rero cyerekeranye no kuba twashyize umuzigo tukamugira umuzigo, ni ukuvuga ngo biriya ni ibintu bishobora kuba mu buzima cyane. Ni ukuvuga ngo ubwo ni bwo bwenge buhambaye cyane. Umugabo nyine ashobora kuba atekereza ngo ese umugore aramutse amufashe bari guca akumuca inyuma kandi handi harahishe umuntu wabigenza gute? Iyo ni tekinike yo kwigisha ku bintu bigenza, ariko nongere nibutse abantu badukurikiye kuri Kasa TV, ntabwo tuvuze mujye muca abagore banyu cyangwa se abagabo banyu, ahubwo wagize ibyago bikakubaho nyine ni kuriya wagomye kubigenza ukamufata nyine. kandi umugore uriya wabonye ko yagiye, umugore nta nubwo yigeze ariko kuko byagenze, kandi ubwo nyine nabwo nicyo bita nyine ubwenge. Ariko muri rusange tuba dukeneye mu bisanzwe n'aho bisanzwe rwose, ntabwo mu Rwanda gusa, ubuzima bwose busanzwe bishobora kubaho cyane. Barakoze. Turacyakomeje rero, Mama Lucky niwe dukurikijeho, byiza biracyari imbere mugomba gukora subscribe ndetse na like kuri Kasa TV. So Mama Lucky rero, ziriya filime mukina ni nziza ndetse ni nziza cyane turazikunda. So wowe mbese Mama Lucky filime wakinnye cyangwa se agakomedi wakinnye ukumva emotion ziragufashe, ukumva mbese ni filime nziza wakifuriza n'undi kureba, ni iyihe? niyo nakinnye ndi Mama Lucky, aho umugabo wanjye yansabaga imbabazi kubw'amakosa nari nabonye yuko nari nasanze afite predasi mu mufuka w'ipantaro. aho ngaho numvisha amarangamutima mfashe pe, niyo filime yanshimishije cyane. mwahise murabikora. So rero nk'uko mwabonye hano kuri Kasa TV, twari twabahurije ibyamamare byinshi bigiye bitandukanye. Pasiteri twari twamubazaniye, tubazanira Mama Lucky, Alice, tubazanira na Francine. So mwabonye rero, muzagenda mubona n'ibindi byamamare byinshi hano kuri Kasa TV. So turi kugenda dusoza rero, bafite inama, ni abantu twabonye bakuru twasanze bari kwisomera akantu, niba agahiye cyangwa se akadahiye ni ibyabo. So nagasembuye nk'uko babitubwiye, pasiteri arakoze. So rero bafite inama nyinshi baduhereza nk'abantu bakuru twasuye hano kuri Kasa TV. Reka twumve pasiteri impanuro yaduha kugira ngo tubashe gukomeza turyoherwa n'ibiganiro Kasa TV bayaduteguriye. Murakoze cyane, ni byiza cyane Kasa TV kuba igeze hano, natwe nyine twari turimo dutegura filime zacu dukomeza gukina buri munsi na komedi. Turabashimiye cyane, tukaba twabwira abanyarwanda rwose ko kureba Kasa TV ni ikintu cyiza cyane. Niba bashaka filime na komedi ziryoshye, ukandikamo ngo Bushake TV, ujya kuri YouTube ukandikamo Bushake TV, warangiza ukayibona ugahita ukora subscribe, ugakunzogera, wamara gukora kunzogera
ikizaba gisigaye filime zose uzabizibona uko zigisohoka ukora na comment ukirera abana beza bahiye abakobwa beza bazi gukina urabona ko basobanutse neza cyane mbese ni impano zihambaye n'undi ubishaka wese yaza duhamagara akatwandikira ko comment akatubwira ati nanjye ndabishaka. So mwakoze cyane rero, mwakoze cyane Pasiteri Mamaraki, wakoze cyane, wakoze cyane Alice uteye ifemba n'ishoza, tuzabazanira n'abandi di, wakoze cyane Francis. So ubundi kurikirana Kasa TV ukajya gucika subscribe ukongera ugakora na subscribe kuri Bushake TV.